iyo Bibiliya ivuze ngo mwatangije iby'umwuka mu biheruka iby'umubiri, iki ngiki ibivuze. Iyo Bibiliya ivuze ngo ab'imbere bazaba b'inyuma, ni iki ngiki ibivuze. Ni uburyo umuntu atangira neza ariko akazasoza nabi. Umuntu agatangira avuga Imana ariko adafite Imana muri we. Kuvuga Imana no kuyigira muri wowe ni ibintu bibiri. Utega amatwi uyu mupastori. Ye baba we, utega amatwi uyu mupastori. Tega amatwi wumve. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Nowenda TV, muraho kandi muraho neza. Ngewe nitwa JP zo uko wanyita kose. Hanyuma ndagira ngo unyemerere gatoya, utega amatwi uyu mupastori. Ye baba we, utega amatwi uyu mupastori. Tega amatwi wumve. Kuki Imana itashobora guhagarika ibintu? Umuntu akibaza ibibazo kukumva nta bisubizo. Niba Imana ihari, niba Imana ihari, niba ifite imbaraga nk'uko bayivuga, niba Imana ishobora byose, kuki ibi bintu itabihagaritse? Which means niba itabihagaritse, he was for it. Uyu ni umupastori uyu. Niba mfite imbaraga zo guhagarika ikintu, ubu se FPR inkotanyi kuki yashoboye guhagarika jenoside ikoresheje ubushobozi buke bari bafite, bahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi icyo gihe. Abantu bagahagarika umugambi mubi n'ibikorwa birimo gukorwa. And you want, where was this God? Kuki Imana n'ibishobora byose ibibi nk'ibi bibaho mu isi ibibona ntibihagarike? Icyo cyari ikibazo mu buzima bwanjye nahoraga. Uyu ni umupastori, mubyitondere mwumva uburyo umuntu atangira ari mu murongo akazasoza yarayobye. Ikintu gitera agahinda ni ugutangira uri mu murongo uyoboka, igihe kikagera ukayoba, warangiza ugasubira inyuma ukayobya. Bakunzi ba Nowenda, iki kintu mucyumve neza. Gutangira uyoboka, igihe kikagera ukayoba, igihe kikazarangira uri kuyobya abantu. Uyu ni umupasiteri, reka nkomeza byivugire. Nirana nacyo nibaza umunsi ku wundi, iyi Imana ivugwa kuki itarimo gukora nk'uko bayivuga. Njya ku ishuri kwiga nibaza ibyo bibazo, ndangiza lisansi nibaza ibyo bibazo, ndaza amapasiteri nibaza ibyo bibazo, nyobora itorero nibaza ibyo bibazo, kugeza igihe aho ugeze navuga ni no, ibi ntabwo nzabihoramo. Ntabwo nzabihoramo rwose, ntabwo nzakomeza kuvuganira iyi Imana imeze gutya. Oya, abantu ntacyo naba mbafashije. Ikindi, uruhare rwanjye muri ubu buzima mfite, nshobora kuba nakubaka ikinyejana gishya cyangwa natuma ubuzima bw'abantu buhinduka, nakomeza kuvuga iyi Imana hakaba ari ikizahinduka. Iyi Imana idahindura imitima, ahubwo iyi Imana abantu bakora ibisa n'ibyayo. Ndavuga iyi Imana jewe sinzongera kuyivuga, sinzongera kuyamamaza, sinzongera kuyivuganira. Iyi Imana ni umwicanyi, iyi Mana nayo ubwayo ni intera hamwe, ntabwo nayivuganira. Shira akadomo kutazongera kuvuganira Imana y'idini ivugwa mu idini. Shira akadomo. I will never. Uyu ni umupastori, ndabona ari kuri channel yitwa Dennis, angira ngo ni niyo saba Dennis Black. Uyu ni umupastori wibajije ibintu byinshi cyane ku Mana, kugera ubwo yise Imana interahamwe, kugeza ubwo we ku giti cye yise Imana umwicanyi, kugeza ubwo ku giti cye afashe umwanzuro ngo kutazongera kuvuganira Imana, kugeza ubwo ku giti cye afashe umwanzuro wo gusubira inyuma agasenya ibyo yubatse. Ngewe nkoresheje igice gitoya, ariko yavuze ngo Imana ngo yananiwe guhagarika jenoside, ngo abantu barapfa. Aravuga ngo Imana ngo
ntishoboye guhagarika ibibazo, ngo iyi Mana ngo ntabwo ishoboye guhindura imitima ngo y'abantu. Hanyuma aravuga yuko ibyo ngibyo ibyo yakusanije ku Mana byamuteye gufata umwanzuro wo kutazongera gusenga Imana, kandi ko atazanongera kuvuganira ngo iyi Mana y'inyicanyi ngo kandi y'interahamwe. Ndaje ndamubashyiriraho muramubona, reka mbikurure mu birebe, reka mbikurure mu birebe, hanyuma mumwumve neza. Hari uburyo tuvuga ubutumwa mwarangiza mukatugerekeraho ibyo tutavuze. Yego, ibi ngibi we ku giti cye niwe urimo arabyivugira, aravuga ati jyewe iyo Mana ntabwo nzongera kuyitakazaho umwanya, kubera ko iyo Mana y'abasenga ngo ni umwicanyi, ngo n'abantu ngo bakora nk'ibyayo. Muri make birasa naho agaragaza yuko Imana ariyo itoza abantu kwicana, ariko ibi bintu mu by'ukuri ntabwo ari byo. Kandi sinzi urumva umuntu wafashe igihe cyo kwiga kaminuza yibaza ngo kuri iyi Mana, ngo agafata igihe ngo akagenda mbega urumva ko aranavuga ati narayize rwose, ati naragiye njya no muri teoloji, ndagenda njya kwiga iby'iyo Mana, soma ibitabo by'amateka, dusoma mu Bisirayeli, tureba uko za jenoside zagiye ziba z'Abayahudi, ati turareba rwose turitegereza, atariko biza kurangira mbonye ko Imana ari umwicanyi, ndetse ko ntakwiriye no kuzongera kuyitakazaho umwanya nyivuganira cyangwa se nyivugira ngo abantu bongere no kuyiyoboka. Aha, iki gihe turimo si cyo gukinishwa, wari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe, Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Iki gihe turimo si cyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe, Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Iyo Bibiliya ivuze ngo mwatangije iby'umwuka mu biheruka iby'umubiri, ni iki ngiki ibivuze. Iyo Bibiliya ivuze ngo ab'imbere bazaba ab'inyuma, ni iki ngiki ibivuze. Ni uburyo umuntu atangira neza ariko akazasoza nabi. Umuntu agatangira avuga Imana ariko adafite Imana muri we. Kuvuga Imana no kuyigira muri wowe ni ibintu bibiri. Iyo usomye icyo Bibiliya ivuga, Bibiliya iravuga ngo Imana mu ijuru ntihakwirwa no mu isi ntihakwirwa, ariko wajya kubona yivuga ikavuga ngo mbana n'imitima imenetse, kandi ikavuga ngo mu mutima w'umuntu niho hari ubuturo bwonyine Imana iturizamo. Abantu bagahita bumva umutima w'inyama, ariko Imana iyo ivuze umutima ibivuze imitekerereze yakira, imitekerereze ifungutse ibasha kumva no gushaka kumenya neza ubugari bw'Imana n'uburebure bw'Imana, no gutuza kugira ngo Imana uyu muntu aba ariyo yonyine imwiyoborera. Birababaza rero, bitera agahinda kubona umuntu w'umugabo nk'uyu nguyu n'abandi bagabo n'abandi bagore bameze nk'uyu